amahoro y'Imana bane nawe muvandimwe. Nejejwe no kubana nawe muri gahunda nziza tugiye kugirana mu kanya katarambiranye, aho tugiye kuganira ku magambo y'ubugingo afite umutwe uvuga ngo ukomeye kuruta Yosuwa. Amagambo n'ubundi y'ubugingo ugiye kuyagezwaho na Tuyisenge Elade. Reka dusenga Imana. Gitare kizima, mubyeyi mwiza udukunda, turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Tunejejwe n'amahirwe duhaye aho tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Turasabye ngo ubutatu, Imana Mwana, Imana Data, Imana Mwuka Wera babane natwe muri iki cyigisho, kandi umugambi udufiteho, umugambi mwiza, umugambi wo kuzabana nawe mu bwami bwawe. Nukuri iki cyigisho kidufashirizemo ngo tumenye icyo twakora ngo tuboneke mu mugabane w'abazabana nawe mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu, amen. Rero muvandimwe, uko mbikubwiye, tugiye kuganira amagambo avuga ngo ukomeye kuruta Yosuwa. Ndagira ngo nkwibutse, iyo tuvuze Yosuwa tugomba guhita dutekereza urugendo rwa Abisirayeli bakoze bava mu isi mu Egiputa bagana i Kanani. Yosuwa umusimbura wa Mose. Ndagira ngo igihe tuvuze iby'urugendo tugire icyo dutekereza nk'abantu b'Imana. Tumaze igihe kirekire dukora urugendo ruva mu bwami bwa Satani tujya mu bwami bwa Yesu, buva mu bwami bw'umwijima tujya mu bwami bw'umucyo, tuva mu kibi tujya mu cyiza, tuva mu mwijima tujya mu mucyo, tuva mu kibi tujya mu cyiza. Ndagira ngo tugire icyo tuganiraho. Mu buzima busanzwe abantu bakoresha imihanda, kimwe mu bintu by'ingenzi bikenerwa kugira ngo urugendo rugende neza ni amatara. Ubusanzwe hari ubwoko bw'amatara bukoreshwa mu muhanda butuma impanuka zigabanuka, cyangwa se yakoreshwa nabi hakabamo impanuka. Ndagira ngo dukoreshe ingero z'amatara kugira ngo dutangire icyigisho cyacu, kuko tugiye kuganira ku rugendo rwacu. Reka noneho tugire ibibazo bimwe na bimwe twibaza ku matara, maze bize kudufasha mu cyigisho cyacu. Tugiye gutangiza ikibazo cya mbere. Abizi ibigendanye n'amategeko yo mu muhanda baraza kubyibuka cyane, kuko niba amategeko yo mu muhanda ari ngombwa ko abantu bayiga, ni na ngombwa yuko abantu bongera gutekereza ku mategeko yo mu nzira igana mu bwami bwo mu ijuru, kuko dufite isezerano ryiza rivuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa izitwa inzira yo kwera, abandi imitima ntibazigera banyuramo. Ngo ariko iyo nzira naho yaba ari umuswa ntazayiyoba. Dufite isezerano rero yuko iyo nzira nawe yaba ari umuswa atazigera ayiyoba. Rero biradukwiye ko twamenya uburyo bwo gukoresha amatara kugira ngo nibura iyo nzira naho yaba ari umuswa, ubwo tubonye ko atazigera ayiyoba, ni byiza yuko tumenya iby'urugendo rwo mu ijoro. Reka tubanze tumenye iby'urugendo rwa mu isi ku bigendanye n'amatara. Ni ryari amatara magufi, amatara ndanga n'amaremare bicanirwa rimwe? Tugiye kuganira gatoya amatara. Ni ryari amatara magufi, amatara ndanga n'amaremare bicanirwa rimwe? Reka twumve igisubizo. Iyo hagati yo kurenga no kurasa kw'izuba, cyangwa bitewe n'uko ibihe byifashe, nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura nyinshi, bidashobotse kubona neza muri metero 100. Ndasubiramo ikibazo n'igisubizo. Ni ryari amatara magufi, amatara ndanga n'amaremare bicanirwa rimwe? Iyo hagati yo kurenga no kurasa kw'izuba, cyangwa bitewe n'uko ibihe byifashe, nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura nyinshi, bidashobotse kubona neza muri metero 100. Ndakwibutsa yuko tugiye kuganira ku rugendo turi kuva mu bwami bwa Satani tujya mu bwami bwa Kristo, tuva mu bwami bw'ikibi tujya mu bwami bw'ikiza, tuva mu Egiputa y'ibyaha tujya muri Kanani yo mu ijuru. Ndagira ngo nkwibutse, tugeze mu gihe, tugeze mu ikoni, tugeze mu ikorosi, ku buryo abana b'Imana basabwa gucana amatara magufi, bagacana amatara maremare, bagacana amatara ndanga, ku buryo hari igihe ashobora gucanirwa rimwe, hari igihe ashobora gucanwa yonyine, hari n'igihe ngo ukeneye kumenya igihe cyo gucana amatara magufi mu rugendo rwawe rw'ibyamwuka, ukamenya igihe cyo gucana amatara ndanga mu rugendo rwawe rw'ibyamwuka, ndetse ukamenya n'igihe cyo gucana amatara maremare mu rugendo rwawe rw'ibyamwuka. Nkwibutsa yuko tugeze igihe, aho tugeze igihe tutari kubona neza. Ndakwibutsa iki? Amatara magufi, amatara ndanga n'amaremare
hari igihe bicanirwa rimwe byagenze bite bikamusubiriremo. Iyo hagati yo kurenga no kurasa kw'izuba, cyangwa bitewe n'uko ibihe byifashe, nk'igihe cy'igihu, ndakwibutsa ko tugeze mu gihe cy'igihu, tugeze mu gihugu kiroga, aho abantu batari kubasha kubona imbere neza. Hari amatara akenewe igihe ubona hari igihu. Ndakwibutsa ko hari igihe mu Kristo na Byiringiro bagezaho neza inzira bayibura, bagira mu gihugu kiroga. Ndagira ngo nkwibutse, ibyo ntabwo byandikiwe mu Kristo na Byiringiro gusa, ahubwo ni ibyacu kuko nitwe baberekezagaho. Tugeze igihe aho tugomba kumenya uburyo bwo kubisikanya amatara, ngo iyo hagati yo kurenga no kurasa kw'izuba, cyangwa bitewe n'uko ibihe byifashe, nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura nyinshi, bidashobotse kubona neza muri metero 100. Hari igihe turi kugeramo neza wareba imbere ukahabura. Naye matara umuntu akwiye gukoresha igihe atari kubona imbere neza, turabivugaho. Reka noneho twibaza ikindi kibazo: amatara magufi n'amaremare bigomba kuzima ryari? Reka twumve, ni ryari amatara magufi n'amaremare bigomba kuzima? Bizima ryari? Iyo ikinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa munini. Ntabwo ushobora gucana amatara maremare igihe ikinyabiziga gihagaze, waba umwanya muto cyangwa umuremure. Nanone ntabwo ushobora gucana amatara magufi cyangwa maremare igihe ikinyabiziga gihagaze, waba umwanya muto cyangwa munini. Reka twibaze ikindi kibazo: amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa ryari? Reka tubyumve. Iyo umuhanda umurikiwe hose ku buryo buhagije. Ikindi, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Ikindi, iyo ikinyabiziga gikurikiye ikindi mu ntambwe zitarenze 50, keretse iyo ashaka kunyura ku cyakurikiye. Ikindi, iyo ikinyabiziga gihagaze. Reka twibaze ikindi kibazo: amatara magufi y'amapikipiki na za velomoteri agomba gukoreshwa ryari? Igihe cyose bigenda mu nzira nyabagendwa. Iki kintu cyumve. Amatara magufi y'amapikipiki na za velomoteri agomba gukoreshwa ryari? Igihe cyose bigenda mu nzira nyabagendwa. Reka noneho twibaze, amatara kamenabihu akoreshwa ryari? Hari igihe ugera mu gihe cy'ibihu. Ndakwibutsa ko hari n'igihe cy'igihu cy'iby'umwuka umuntu akenera amatara ya kamenabihu kugira ngo nibura umwijima w'igikorwaho Satani ashobora kuzana mu nzira yacu ukurwaho n'iki? N'amatara ya kamenabihu. Reka twumve, amatara ya kamenabihu akoreshwa ryari? Akoreshwa gusa iyo imiterere y'ikirere, imvura cyangwa se ibihu, gituma ntawe ubona neza nko muri metero 100. Iyo ikinyabiziga kigenda mu nzira nyabagendwa ifunganye irimo amakoni. Nakwibukije yuko tugeze ubukristo bw'abantu benshi bugeze mu ikorosi, bugeze mu ikoni, aho ari igihe cyo kuba usobanukiwe neza n'uburyo bwo gukoresha amatara ya gikirisitu. Ukamenya gukoresha amatara ya kamenabihu, ukamenya gukoresha amatara maremare, ukamenya gukoresha amatara magufi, tena ukamenya no gukoresha ibimenyetso ndanga, amatara ndanga. Hari ikindi twakwibaza, twongere twibaze iki kibazo: amatara yo gusubira inyuma acanwa ryari? Wari uzi ko mu rugendo rwa gikristo hari igihe ukenera amatara yo gusubira inyuma? Ndakwibutsa umuntu umwe mu gitabo cy'umugenzi, dusomamo umuntu umwe wigeze ageraho urugendo rwe kujya imbere bidashoboka no gusubira inyuma bidashoboka. Yari agezeho kujya imbere bidashoboka, nuko mbere yuko ajya mbere aratekereza, asanga kujya imbere ntibigishobotse. Nuko afata umwanzuro uteye utya, aravuga ati ngomba gusubira inyuma kubera ko kujya imbere birananiye. Nuko arabanza bitekerezaho, ariko mbere yuko asubira inyuma aratekereza, aravuga ati reka manze ntekereza. Aravuga ati nibutse yuko nta cyiza nasize inyuma. Afata umwanzuro aravuga ati nubwo napfa nzapfa njya mbere. Uwo yavumbuye yuko nta kizima yasize inyuma. Ariko ndagira ngo nkwibutse mu Kristo, hari igihe cyageze asubira inyuma. Buriya hari igihe umuntu akeneye amatara yo gusubira inyuma kugira ngo agire ibyo asa n'ayangije. Ndakwibutsa umuntu witwa mu Kristo. Iyo dusomye igitabo cy'umugenzi tubona mu Kristo uyu yageze ahantu ho kuruhukira, araruhuka. Ariko aruhuka by'agakabyo, akanguka igihe cyamurenze, akangukira hejuru ashiduka, arirukanka. Ageze kure arebye umuzingo, arebye mu isahabura umuzingo,
bituma asubira inyuma, aravuga ati sinshobora gukomeza urugendo ntafite umuzingo wanjye. Niyo mpamvu tuvuze ngo amatara yo gusubira inyuma acanwa ryari. Hano barasubiza igisubizo cyo gusubira inyuma, ni ukuvuga ngo amatara yo gusubira inyuma acanwa ryari? Acanwa igihe cyo gusubira inyuma. Wari uzi ko mu Bukristo hari igihe mu rugendo rwa Gikristo biba ngombwa yuko umuntu asubira inyuma? Mu Kristo arebye mu isaho abura umuzingo, yabigenje ate? Yahise asubira inyuma ajya guhiga umuzingo. Wari uzi ko hari ubwo ukwiye gusubira inyuma ukajya guhiga ibyatakaye mu rugendo rwawe? Uzi ko hari igihe ushobora guta imvugo nziza, ugata urukundo, ugata ibyanditswe byera, ugata kwiga ijambo ry'Imana, ugata gukunda amateraniro. Hari igihe biba ngombwa ko wacana amatara yo gusubira inyuma. Nuko mu Kristo aragenda yivumbagura ababaye, ariko agira amahirwe ajya kuri ka kazu yaruhukiyemo. Ahageze asanga wa muzingo niho uri, awubonye arishima ariko aranababara. Nuko agenda yihuta, ababazwa nuko aho yagomba kugenda rimwe ahagenze gatatu. Iburya amatara yo gusubira inyuma nubwo akenewe kandi akagirira umumaro umugenzi, ariko nagira ngo nkwibutse nanone atera kubabara. Hari igihe umuntu ababazwa nuko yasubiye inyuma, ariko kugira ngo ukomeze urugendo warayobye, ni byiza yuko wasubira inyuma ukagenda neza. Isomo ryavuze ngo hazabaho inzira nyabagendwa izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazigera bayinyuramo, ngo ahubwo izaba iy'aba bandi, ngo iyo nzira naho yaba ari umuswa ntabwo azigera ayiyoba. Ayo magambo ndakunda, ntabwo azigera ayiyoba. Reka twibaze ikindi kibazo, amatara ashakisha acanwa ryari? Hari igihe biba ngombwa yuko umuntu acana amatara ashakisha. Wari uzi ko hari igihe kigera umuntu agashakisha, waba ushakisha ukuri, ushakisha inzira n'ibindi. Amatara ashakisha acanwa ryari? Reka twumve. Igihe ari ngombwa kandi atabangamiye abandi bagenzi, icyo nicyo gihe cyo gucana amatara ashakisha. Ndagira ngo noneho tugire ikintu dutekereza. Amatara ndagira ngo mbibutse icyigisho turi kuganira gifite umutwe uvuga ngo ukomeye kuruta Yosuwa. Ukomeye kuruta Yosuwa. Ndakwibutsa yuko abana b'Imana turi gukora urugendo rurerure ruva mu isi y'ibyaha tujya mu isi yo gukiranuka. Turi gukora urugendo tuva mu Egiputa tujya muri Kanani yo mu ijuru. Ndagira ngo nkwibutse uzirikana amagambo turi gukoresha. Yesaya 35:8 hatubwiye ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'aba bandi, abagenzi naho baba baswa ntibazayiyoba. Ndagira ngo rero munyemerere dufate akanya dutekereze kuri iri jambo, ukomeye kuruta Yosuwa. Dusoma mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere, umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 9, amagambo avuga ngo ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yaramaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubuhaguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli, aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose. Umurongo wa 5, nta muntu n'umwe warinda guhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu naraheba ko nzaha abasekuruza babo. Umurongo wa 7, icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayateshe uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Umurongo wa 8, ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe mu byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Umurongo wa 9, mbese sibyo bigutegetse? Nuko ukomera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Ndagira ngo dutekereze Yosuwa. Uyu Yosuwa yaje asimbura Mose. Mose Imana yari yamuhamagaye ngo akure ubwoko bw'Imana mu Egiputa abugeze i Kanani. Mose mbere ko agera i Kanani, ndagira ngo mbibutse
mbere gato y'uko agera i Kanani hari abantu benshi mu Bisirayeli bavuye mu Egiputa bageze mu ikoni nk'iryo natwe tugezemo uyu munsi. Iryo koni abenshi mu Bisirayeli bahakoreye impanuka y'iteka ryose, ku buryo umugabane munini w'abakoze iyo mpanuka bazarimbuka, bakaba batazigera babona, ntibabonye Kanani ibigaragara, ntibazigera babona na Kanani y'iby'umwuka, ari ryo juru dutegereje nk'abana b'Imana. Natwe tugeze igihe, tugeze mu ikoni rikomeye aho abahanga bazobereye uburyo bwo gukoresha amatara y'iby'umwuka, ari amatara magufi, ari amatara maremare, ari kamenabihu, ari amatara yo gusubira inyuma, ari amatara yo kubisikana. Abazobereye ayo matara nibo bazagira amahirwe yo kurokoka impanuka y'iteka ryose. Ndakwibutsa tugeze mu ikoni aho ubuhanuzi buri gusohora, buri gutuma abantu bamwe bafata imyanzuro iteye ubwoba, rimwe na rimwe ihubukiwe, ikaba ishobora gutuma babura ubugingo, kandi bari bageze neza bugufi bw'igihugu cy'isezerano. Yosuwa tumubona ahaguruka agasimbura Mose akabura ubwoko bw'Abisirayeli, kandi Bibiliya iduhamiriza yuko Yosuwa yakoze izo nshingano neza. Igice cya 4 gisomye igitabo cya Yosuwa batubwira yuko Yosuwa yambukije Abisirayeli Yorodani, iratandukana, barambuka bagera mu gihugu cy'i Kanani. Icyo cyari ikimenyetso gikomeye cy'uko ubwoko bw'Imana nabwo buri gukora urugendo ruva mu isi y'icyaha urugana mu ijuru ryo gukiranuka. Ndakwibutsa muvandimwe, ukeneye kuboneka mu bwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buri gukora urugendo rukomeye, urugendo ruva mu isi y'icyaha rugana mu isi yo gukiranuka. Mbese nawe waba uri muri urwo rugendo? Iyo usomye igitabo cy'umugenzi ni igitabo cyiza kivuga igitabo cy'urugendo, ni urugendo rw'umukristo uva mu gihugu cy'irimbukiro ajya mu rurembo Siyoni. Ntabwo kiriya gitabo, iyo usomye igitabo cy'intambara ikomeye, batubwira yuko ni igitabo cy'imvugo shusho, ni imvugo shusho ariko iri kukwerekeza urugendo abantu b'Imana bakora bava mu cyaha bajya mu gukiranuka, bava mu mwijima bajya mu mucyo. Rero ndagira ngo tuhigire ikintu gikomeye cyane. None muvandimwe, ugeze he muri urwo rugendo? Isomo ryatubwiye ngo hazabaho inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera, kandi ngo abanduye imitima ntibazayicamo. None muvandi, iyo nzira bite byaho? Ndagira ngo rero dufate akanya tuganire. Ukomeye kuruta Yosuwa, ndakwibutsa yuko Yosuwa yagendeye ku mabwiriza y'Imana kandi ageza Abisirayeli mu gihugu cy'i Kanani bigaragara. Noneho rero natwe nk'abantu b'Imana turiho muri iki gihe tutari kujya i Kanani y'ibigaragara, turi kujya ahubwo i Kanani y'umwuka ariho mu ijuru. Ndagira ngo mbibutse ko twe tuyobowe n'ukomeye kuruta Yosuwa. Reka dusome igitabo cy'umurimo wa Gikristo page 102. Ndasoma igika cya mbere, amagambo avuga ngo urugendo rw'ubwoko bw'Imana rukwiye kuba urujya imbere kandi rutumbiriye intsinzi iri mu ijuru. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo umuntu atwaye imodoka, ni by'ukuri ukwiye kumenya uburyo bwo kujya imbere, ariko ukamenya n'uburyo bwo kujya inyuma, marche arrière. Ukamenya uburyo bwo gusubira inyuma n'uburyo bwo kujya mbere. Nicyo navuze cy'amatara yo gusubira inyuma. Amatara yo gusubira inyuma twabonye ko nayo burya ni ngombwa, ariko twe nk'abantu b'Imana kubera icyo usubira inyuma, ayo matara yo gusubira inyuma kubera icyo akoreshwa, ni ukugira ngo habeho gukosora ibyangijwe aho umuntu yavuye. Numara kubikosora, ntabwo umugambi ari gukomeza ujya inyuma, ahubwo ni ukugira ngo noneho iyo marche arrière igufashe kujya mbere. Rero baratubwiye ngo urugendo rw'ubwoko bw'Imana rukwiye kuba urujya imbere kandi rutumbiriye intsinzi iri mu ijuru. Muvandimwe, iyo wigenzuye mu rugendo rwawe rwa Gikristo, ubona ujya mbere cyangwa usubira inyuma. Kubera iki? Ntabwo marche arrière ari ikenewe cyane. Donc marche arrière irakenewe ku mpamvu zo kugira ibyo umuntu akosora, ariko ntabwo ariyo marche arrière ntabwo ariko tugomba kugenda ubuzima bwacu bwose. Marche arrière ikoreshwa mu gihe ari ngombwa kugira ngo hagire ibikosoka, ariko urugendo rw'umukristo ni urugendo rujya mbere. None muvandi, ubona ujya mbere cyangwa ujya inyuma? Ubona ugwiza amajyambere y'iby'umwuka? Ubona ugenda ugwiza imico ya Kristo? Ubona ugwiza umucyo? Cyangwa ahubwo
ukomeza kugenda ujya inyuma, marishariyeri igatuma ugenda uguma mu mwijima, ugenda ujya mu ubudika mu bicu. Dukwiye kurushaho kujya mu mucyo. Kubera iki? Urugendo rw'umukristo rugereranywa no kuba umuntu ari kugenda ava mu ijoro ajya mu manywa. Uzarebe from night to day, kuva mu ijoro ujya mu munsi. No kuvuga ngo uzarebe ubundi urugendo rw'umukristo twarugereranya n'amasaha y'ijoro. Ubundi umuntu atangira urugendo ari mu ijoro, uko izaha imwe ivaho hagenda haboneka wenda hari itandukaniro riboneka mu ijoro ryabanje n'iryo ugenda ujyamo. Saa sita z'ijoro, saa saba, saa munani, saa cyenda, saa kumi. Umuntu akagenda ava mu bwire ajya mu kurasa k'umucyo, ukagera igihe mu gihe cy'umucyo izuba rikarasa, kugeza ubwo gutyo kugeza ubwo umuntu agenda ava mu mwijima ajya mu mucyo, akageza mu mucyo w'itangaza. Rero urugendo rw'umukristo nuko twarugereranya, tugenda tuva mu mwijima tujya mu mucyo, tuva mu mico y'icyaha tujya mu mico yo gukiranuka. Rero ukwiye kwikorera igenzura, niba uko iminsi ishira ugwiza ubukristo cyangwa ugwiza ubupagani, imvugo yawe igaragaza yuko wavuye mu ijoro ujya mu mucyo, ujya mu munsi, from night to day. Reka twumve. Urugendo rw'ubwoko bw'Imana rukwiye kuba urujya imbere kandi rutumbiriye intsinzi iri mu ijoro. Ukomeye kurusha Yosuwa niwe urangaje imbere ingabo za Isirayeli. Amagambo meza. Ukomeye kurusha Yosuwa niwe urangaje imbere ingabo za Isirayeli. Hari uri hagati muri twe kandi ni umugabo ukomeye w'agakiza kacu, uwavuze amagambo yo kudukomeza agira ati, dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Cyangwa ngo nimuhumure nanesheje isi, azatuyobora atugeze ku kunesha. Icyigisho kiravuga ngo ukomeye kuruta Yosuwa. Umva aya magambo, ukomeye kuruta Yosuwa niwe urangaje imbere ingabo za Isirayeli. Hari uri hagati muri twe kandi ni umugabo ukomeye w'agakiza kacu, uwavuze amagambo yo kudukomeza agira ati, dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Cyangwa wa wundi wivugiye ngo nimuhumure nanesheje isi, uwo azatuyobora atugeze ku kunesha. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ndakwibutsa yuko hari Imana yahagurukije iri torero, hari Imana yahagurukije uru rugendo rwo kuva mu cyaha tujya mu gukiranuka. Iyo Mana niyo yatanze umukiza, niyo yatanze Yesu, arapfa, arabambwa, arazuka, ubu yicaye ku ntebe y'ubwami budashira kandi ni umutambyi wacu. Uwo rero ukomeye kuruta Yosuwa, uwo ni Kristo. Uwo niwe uyoboye ubwoko bw'Imana kandi ubwo bwoko azabugeza muri Kanani yo mu ijuru. Ikibazo umuntu yakwibaza, waba waramwemereye ngo ahinduke umuyobozi w'urugendo rwawe? Igitekerezo kimwe nigeze mvuga ngisubiremo. Umugabo umwe yari ari mu rugendo ariko yari yakererewe, yari agiye kujya kubwiriza ahantu. Nuko yari agiye kubwiriza asanga yakererewe, arihuta, batura ibintu mu buryo bwihuse, aragenda. Igihe yagendaga yafashe moto mu buryo bwihuse, arayibwira ati, abwira umumotari ati, twihute cyane. Nuko yicara kuri moto, sinakubwira barirukanka, bamaze gukora urugendo rurerure cyane. Nuko umugenzi wamubwiriza abaza umushoferi ati, ese mota waba uzi aho turi kujya? Umumotari aramubwira ati, nkubwije ukuri ntabwo nzi aho turi kujya, ikintu nzi nuko nihuta. Aho njya simazi, icyo nzi nuko nihuta. Bavandimwe, aho niwasanga twarakoze urugendo igihe kirekire tutari kumwe n'ukomeye kuruta Yosuwa ngo atuyobore azatugeze muri Kanani yo mu ijuru. Hari abantu benshi bamaze igihe kirekire mu rugendo ariko bakaba bari kwihuta cyane ariko batazi iyo bajya. Aho kugira ngo umare imyaka 20 ugenda wihuta utazi aho ujya, ibyiza ni uko wamara umunsi umwe ugenda ariko nibura uzi aho ujya. Ndagira ngo nkubwire uburyo bwiza bwo kugenda uzi aho ujya, nuko waba uri kumwe n'ukomeye kuruta Yosuwa. Urugendo rw'ubwoko bw'Imana rukwiye kuba urujya imbere kandi rutumbiriye intsinzi iri mu ijuru. Ukomeye kurusha Yosuwa niwe urangaje imbere ingabo za Isirayeli. Hari uri hagati muri twe kandi ni umugabo ukomeye w'agakiza kacu, uwavuze amagambo yo kudukomeza agira ati, dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi.
kandi ngo nimuhumure nanesheje isi, azatuyobora tugeze ku ntsinzi. iby'Imana isezeranye ifite n'ububasha bwo kubisohoza igihe icyo ari cyo cyose, kandi umurimo iha ubwoko bwayo ngo buwukore ishobora kuwusohoreza muri bwo. hari ukomeye kuruta Yosuwa uyoboye ubwoko bw'Imana. Ikibazo nakwibaza, waba uri mu bayoboye? Yosuwa yayoboye abantu kandi abemeye bageze i Kanani y'ibigaragara. Yosuwa rero ukomeye kuruta Yosuwa wa none ni Kristo, arifuza kukuyobora. kandi isezerano dufite ni uko Bibiliya yatubwiye ngo hazabaho inzira nyabagendwa izitwa inzira yo kwera, ngo kandi abandi imitima ntibazigira bayinyuramo, ngo ahubwo iyo nzira ngo naho yaba ari umuswa ntazayiyoba. mbese waba wemereye ukomeye kuruta Yosuwa ngo akuyobore? icyizere mfite gihagije nuko ninamuka ninjiye mu bwato butwawe n'ukomeye kuruta Yosuwa, nta kibazo cyo kuyoba nzagira, nta kibazo cyo kuvuga ngo nayobye. oya, ukomeye kuruta Yosuwa ntajya ayoba, kandi ni umugaba, azatugezayo amahoro. none se bite uyu munsi tugira ubwoba? turiho mu gihe ibintu byinshi biri gusohora. coronavirus yatumye bafunga insengero. coronavirus itumye bafungura insengero mu buryo budasanzwe. ntabwo twari dusanzwe dusenga nk'uko bafunguye insengero. hari ibintu byaje biri strange, ntabwo bisanzwe, ntabwo tubimenyereye. none se tugire dute? ndagira ngo ubwire ngo shira ubwoba. ukomeye kuruta Yosuwa niba ari we muyobozi wawe, don't panic. nta mpamvu zo gupanika, arahari kandi azakuyobora. reka dusome umurimo wa Gikristo page 102 igika cya 3. haranditswe ngo abantu benshi cyane mu batuye kuri iyi si biyeguriye kumvira umwanzi, nyamara ntitwashutswe. Kristo atitaye ku kimeze nko gutsinda kwa Satani, akomereje umurimo we mu buturo bwo mu ijuru ndetse na hano ku isi. Haleluya, aya magambo ndayakunda. Kristo atitaye ku kimeze nko gutsinda kwa Satani, akomereje umurimo we mu buturo bwo mu ijuru ndetse na hano ku isi. hari igihe Satani akora agakorera mu bantu, kuko Satani ntabwo uzamubona physically ari gukora mu bigaragara, ahubwo afite agent, afite abakozi abari kumukorera. hari igihe rero abo bakozi bakora bagashyiraho ibintu, bagahimba ibintu. ibyo bintu rimwe na rimwe ukabona neza Yesu yatsinzwe, neza ukabona Satani yatsinze, victory yayegukanye, igikombe yacyegukanye, intsinzi yayegukanye. ariko ndagira ngo mbabwire, no muri iki gihe cya coronavirus COVID-19, ndagira ngo mbibutse aya magambo yiteho. Kristo atitaye ku kimeze nko gutsinda kwa Satani, akomereje umurimo we mu buturo bwo mu ijuru ndetse na hano ku isi. wari uzi yuko mu gihe tugeze muri rikoni gisohora by'ubuhanuzi bwinshi, twaze tuganira n'abantu ejo bundi, tuganira ku bintu byabwirijwe igihe kirekire. habwirijwe ibigendanye n'imidugudu, ngo imidugudu izaza. ibyo byavuzwe mbere yuko biba. havuzwe ibigendanye n'amakarita faranga, ifaranga rya electronic. ntekereza ko abantu benshi iryo faranga ryo bararyakiriye. ubihakanya, uza kuhakana ko adafite ifaranga rya electronic, aze kunyandikira namara gukurikira icyigisho wenda kuri YouTube, kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook, anyandikire mubwire uburyo nawe afite ikarita faranga. ibyo bintu byarigishwe igihe kirekire. higishijwe iby'amakoperative, amashyirahamwe, higishwa ibigendanye no gutura mu midugudu, higishwa ibintu byinshi byamaze gusohora. tugeze mu gihe ibintu byinshi byadusohoreyeho. none tugeze mu ikoni aho turi kubona n'ibindi noneho biri gututumba byerekeza ku kindi kintu kimwe cyari gikomeye, cyari gisigaye, cya kindi abantu benshi bategereje, bazi neza yuko aricyo kizatuma habaho agati gatambitse hagati y'ubwoko bw'Imana ndetse n'aba Satani. abantu bari kubaho n'ibimenyetso byerekeza iyo ngiyo. kandi iyi coronavirus benshi bayifatiyeho imyanzuro ndetse bari kubona yuko icyo kintu kiri hafi. none si icyo kintu nakomeje kugenda mvuga nsinda n'igiki, ni Sunday law enforcement, ni itegeko, ni agahato k'icyumweru. abantu benshi bamaze kubona hari ibintu byinshi biri kugenda byerekeza iyo ngiyo. none se tugira ubwoba? none se tubigenze dute ku ibintu byinshi Satani turi kubona ari kugenda agira ku ntego, ibintu byinshi wagira ngo yageze ku ntsinzi? none tugenze dute? icyigisho kiravuga ngo ukomeye kuruta Yosuwa aratubwira ngo iki? turasomye ngo
Kristo atitaye ku kimeze nko gutsinda kwa Satani akomereje umurimo we mu buturo bwo mu ijuru ndetse na hano ku isi. Muvandimwe, mu ikoni ry'isohora ry'ubuhanuzi bwinshi, ndagira ngo nkwibutse, Kristo akomereje umurimo we mu buturo bwera bwo mu ijuru. ariko uwo murimo urawibuka? ni umurimo w'ubuhuza. niwe muhuza dufite imbere n'inyuma, nta wundi muhuza. Pastor wawe ntiyakubera umuhuza, padiri ntiyakubera umuhuza, Muhammad shehe ntiyakubera umuhuza, ndetse n'undi muntu wese, umuntu utabona amagakiza ntiyakubera umuhuza. Umuhuza dufite n'umwe imbere n'inyuma. uwo muhuza Pawulo yaramwanditse, yamubuzeho mu rwandiko yandikiye Timoteyo. Yarazi yuko ibyo bintu bizabaho, abantu bakabyibazaho. Pawulo yabyandikiye urwambere rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 5, amagambo avuga ngo kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo. Rero uyu muhuza Kristo arimo araduhuza n'Imana kugira ngo habeho ubwiyunge. ubundi mu bigendanye mu rukiko, mu bigendanye n'ubucamanza, iyo bibaye ngombwa yuko umuntu akenera umuhuza muri conflict management, mu bigendanye no gukemura amakimbirane, ni ryari hakenerwa umuhuza? ni igihe haba hari impande ebyiri zitumvikana. umuhuza aza aje kugira ngo habeho guhuzwa kw'izo mpande. Kristo kubera icyo akenewe nk'umuhuza, nuko hari uruhande rw'Imana hakaba n'uruhande rw'umuntu. umuntu hari umworera hagati y'umuntu n'Imana. hakenewe umuhuza witwa Yesu kugira ngo aduhuze n'Imana. hari iteme, hari ikiraro hari umworera muremure utandukanye umuntu n'Imana. Kristo yaraje yemera gupfira ku musaraba kugira ngo umusaraba uhinduke iteme riduhuza n'Imana. Karuvari ibyahabereye ni ikimenyetso kitwereka umurimo Kristo yadukoreye, kandi n'uyu munsi akomeje kudukorera uwo murimo kugira ngo aduhuze n'Imana. none muvandi, konfuri ziri hagati yawe n'Imana zarakemutse? amakimbirane ari hagati yawe n'Imana yarakemutse? Imana irifuza ko amakimbirane ari hagati yacu nayo akemuka kugira ngo idufashe gukemura amakimbirane ari hagati yacu n'abandi bantu. nta muntu uzajya mu ijuru atarakemuye amakimbirane ari hagati ye n'Imana. nta muntu uzajya mu ijuru atarakemuye amakimbirane ari hagati ye n'undi muntu. niba uzi neza yuko hari amakimbirane ari hagati yawe n'Imana, ukaba uzi neza ko hari amakimbirane ari hagati yawe n'undi muntu, ukaba uzi neza ko hari amakimbirane ari hagati yawe n'umutima wawe, umenye yuko utazajya mu ijuru. saba Yesu ubu atitaye ku bimeze nko gutsinda kwa Satani, akomereje umurimo mu buturo bwo mu ijuru. none ntiwamwemerera kugira ngo akubere umuhuza? ni umuhuza. imiryango myinshi, umugabo n'umugore ntibumvikana, abana n'ababyeyi ntibumvikana, abaturanyi ntibumvikana. none hakenewe iki? hakenewe umuhuza w'Imana n'abantu. uwo ninde? uwo ni Kristo. uwo niwe dukesha kubaho, niwe dukesha ubugingo, kandi niwe nzira. igihe turi kwiga iby'uru rugendo yarivugiye ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo. Yohana 14, nige nzira n'ukuri n'ubugingo. rero niyo mpamvu twasomye ngo iyo nzira naho yaba ari umuswa nazayoba. kubera iki? ayobowe n'ukomeye kuruta Yosuwa. reka twumve hepfo. ijambo ry'Imana ryerekana neza ubugome no kwangirika kugomba kubaho mu minsi y'imperuka. aya magambo muyiteho. ijambo ry'Imana, turacyari muri cya gitabo cy'umurimo wa Gikristo, page 102. ijambo ry'Imana ryerekana neza ubugome no kwangirika kugomba kubaho mu minsi y'imperuka. iyo tubonye ukuntu ubuhanuzi busohora, kwizera kwacu ku bijyanye n'intsinzi y'ingoma ya Kristo kuba gukwiye gukomera, kandi dukwiye kujya mbere twongerewemo imbaraga nshya, tugakora umurimo twahawe. umva amagambo meza. igihe tubona ubuhanuzi busohora, iyi coronavirus ikaza, hari ibintu biri kugaragara neza kuri gusohoza, none ducika intege? oya, ahubwo kwizera kwacu ngo ni gukomere, tugire imbaraga nshya, twongeremo imbaraga, dukora umurimo twahawe, kandi tugire icyizere cy'intsinzi y'ingoma ya Kristo. kubera iki? ukomeye kuruta Yosuwa niwe uyoboye ubwato bw'ubwoko bw'Imana. haleluya. ndagira ngo aya magambo muyiteho, ndagira ngo mwite kuri aya magambo. ndashaka kubasomera amagambo ari mu gitabo kimwe. nta mpamvu yo kugira ubwoba. ukomeye kuruta Yosuwa niwe muyobozi w'ubwato uyu munsi. ahubwo ikibazo, ubwo bwato burimo?
reka mbanze ngusomere mu gitabo cyitwa Evangelism. Ubwo ni igitabo kivugabutumwa mu Cyongereza, page 65, ni verisiyo ya 902. Haranditswe ngo mu gihe cy'umurimo ukomeye uheruka tuzahangana n'ingorane tutazamenya uko twazikuramo, ariko ntitukibagirwe ko imbaraga eshatu zikomeye zo mu ijuru ziri ku murimo, ko ikiganza cy'Imana aricyo gifashe ingashya y'ubwato, kandi ko Imana izasohoza imigambi yayo yose. Haleluya. Ndasubiramo aya magambo. Cyigisho kiravuga ngo ukomeye kuruta Yosuwa. Nababwiye ko turi mu rugendo rukomeye, turi mu ikoni, twamaze tayari kugera mu ikoni rikomeye, aho abantu benshi bari gukorera impanuka y'iteka ryose. Akaba ariyo mpamvu abantu bakeneye kumenya uburyo gukoresha amatara y'urugendo, kugira ngo bataza gucana amatara magufi mu mwanya w'amaremare, cyangwa bagacana amaremare mu mwanya w'amagufi, cyangwa bagacana kamenabihu ku manywa y'ihangu nta n'igicu kiriho. Umva aya magambo. Mu gihe cy'umurimo ukomeye uheruka tuzahangana n'ingorane tutazamenya uko twazikuramo. Mbese ingorane ziho uyu munsi zo wamenya uko uzikuramo? Umva rero byanditswe bitaraba. Mu gihe cy'umurimo ukomeye uheruka tuzahangana n'ingorane tutazamenya uko twazikuramo, ariko ntitukibagirwe ko imbaraga eshatu zikomeye zo mu ijuru ziri ku murimo, ko ikiganza cy'Imana aricyo gifashe ingashya y'ubwato, kandi ko Imana izasohoza imigambi yayo yose. Haleluya. Mega amagambo meza. Ayo magambo ukwiye kuyumva. Imbaraga eshatu zo mu ijuru zifashe ziri ku murimo, kandi ikiganza cy'Imana nicyo gifashe ingashya y'ubwato. Abagendeye mu bwato murabyumva neza. Niba ingashya y'ubwato ifashwe n'Imana, what can we fear? Why do we fear? Kubera iki dutinya? Niki twatinya? Don't be afraid. Wigira ubwoba. Jesus is the master, is the captain. Yesu niwe kapiteni, niwe ukomeye kuruta Yosuwa, kandi niwe muyobozi w'ubwato. Reka twumve andi magambo ari mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe, igitabo cya 2, page 390, ariko mu Cyongereza. Haranditswe ngo nitugomba gushidikanya cyangwa gutinya ko umurimo utazagera ku ntsinzi. Imana yiyoboreye umurimo wayo, kandi izashyira ibintu byose mu buryo. Niba ibintu bimwe bigomba gutunganywa ku ruhembe rw'umurimo, Imana izabyitaho kandi izatunganya ibikocamye byose. Reka twizere ko Imana izayobora ubwato buboneye ubutwaye ubwoko bw'Imana bugeze ku cyambu cyiza. The victory is sure. Intsinzi irizewe kandi Yesu yarayegukanye. Reka ahubwo tugume mu bwato. Ndasubiramo amagambo. Ntitugomba gushidikanya cyangwa gutinya ko umurimo utazagera ku ntsinzi. Imana yiyoboreye umurimo wayo, kandi izashyira ibintu byose mu buryo. Niba ibintu bimwe bigomba gutunganywa ku ruhembe rw'umurimo, Imana izabyitaho kandi izatunganya ibikocamye byose. Reka twizere ko Imana izayobora ubwato buboneye ubutwaye ubwoko bw'Imana bugeze ku cyambu cyiza. Ikibazo cyo kwibaza gikomeye, ko Imana iyoboye ubwato butwaye ubwoko bwayo. Muvandi muri gukurikira iki cyigisho, cyangwa uzagikurikira ku mbuga zitandukanye, niko nkubaze, uri mu bwato butwawe n'Imana? Nibura ukaba usigaranye ikibazo cy'ubuswa, ngo nkwibutse ko birivuga ngo iyo nzira naho yaba ari umuswa ntazayiyoba, kubera yuko Imana yiteguye kukujijura ubwayo. Niba uri mu bwato butwaye ubwoko bw'Imana, umva, don't panic, wikwirirwa ushyuha umutwe. Iyo Mana irizewe kandi ni umusare wizewe. Ubwato butwaye ubwoko bwayo izabugeza ku cyambu cyiza. Amen. Musomera amagambo ari mu gitabo cyitwa Testimonies to Ministers, cyangwa se ibihamya kubagabura, page 45 na 49, Cyongereza. Haranditswe ngo mbese Imana ntifite itorero rizima? Ni ukuri ko ifite itorero, ariko ni itorero riri ku rugamba, si itorero ryanesheje. Tubabajwe nuko harimo abizera b'abanyantege nke cyane. Abo nibo rukungu mu mbuto nziza. Nubwo mu itorero harimo ibibi, bizagumaho kugeza ku iherezo ry'isi. Muri ibi bihe biheruka, itorero rigomba kuba umucyo w'isi yanduye kandi yononwe n'icyaha. Ni kuri iryo torero ry'irinyantege nke kandi rifite amakosa. Itorero rikeneye gucyahwa, kuburirwa, kugirwa inama, niryo Kristo ahanzeho amaso mu buryo buheranije.
une église militante, ce n'est pas une église triomphante. Ni itorero riri ku rugamba, ntabwo ari itorero ryanesheje. Iri torero ariko niryo ahanze w'amaso kandi azarigeza ku cyamba amahoro. Reka ngusomere amagambo aboneka muri icyo gitabo n'ubundi Testimonies to Ministers page 410 mu Cyongereza ihamya ku bagabura, haranditswe ngo imbaraga z'ubushobozi bwa Satani ntizizigera zinesha bibaho. Haleluya. Ndasubiramo, imbaraga z'ubushobozi bwa Satani ntizizigera zinesha bibaho. Intsinzi zaherekeza ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Nk'uko umugaba w'ingabo z'Uwiteka ahiritse inkike z'i Yeriko, uko ni ku bwoko bw'ibihangange mu kwitondera amategeko y'Imana buzanesha, n'abanzi babwo bazatsembwaho. Amena. Ndagira ngo iki kintu mucyiteho bavandimwe. Tugeze mu gihe aho tugeze mu ikoni, n'ikoni ririmwo ibigeragezo byinshi, harimo gusohora k'ubuhanuzi bwinshi, harimo ibintu biteye ubwoba, aho abantu benshi baza kurangara bagakora impanuka y'iteka ryose. None muvandimwe, aho ntabwo uburangare bugiye gutuma ukora impanuka. Ingorane ufite igukomereye nuko utemeye ko Yesu akubera umuyobozi. Mbese wakwemerera Yesu akakubera ukomeye kuruta Yosuwa? Yesu ni umuyobozi utayobya. Ndetse no mu kaga k'ubuzima, no mu rudubi rw'imyumvire n'imyigishirize, muri confusion runaka, Yesu Kristo yiteguye kukuba hafi. None se muvandimwe, waba wifuza ko wazagera muri Kanani yo mu ijuru amahoro? Ibanga ni rimwe, n'ukwemerera Yesu azakugezeyo amahoro, kuko niwe muyobozi. Mwemerere akuyobore, mwemerere akubera umuyobozi w'ubwato, kuko dufite icyizere cyuko niba ari we muyobozi tuzagerayo amahoro, tuzagerayo amahoro. Ndagira ngo kongere tugaruke ku matara, tugaruke ku matara. Nkubwiye ko tugeze mu ikoni rikomeye, aho abantu benshi bagiye gukorera impanuka. Twongere twibaze, ni byara amatara magufi, amatara ndanga n'amaremare bicanirwa rimwe? Iyo hagati yo kurenga no kurasa kw'izuba, cyangwa bitewe n'uko ibihe byifashe, nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura nyinshi, bidashobotse kubona neza muri metero 100. Ndakwibutsa muvandimwe, tugeze igihe cyo gukoresha amatara yose icyarimwe, ukamenya uburyo bwo kuyakoresha. Ndagira ngo nongere nkwibutse, iyo tuvuze amatara magufi tuba tuvuze iki? Amatara magufi ni ubutumwa bwo kwihana no kubabarwa ibyaha. Ubwo butumwa ni ubutumwa bukenewe n'umuntu wese wifuza kuzagera mu bwami bwo mu ijuru. Niba wifuza ko urugendo rwawe ruzagenda neza, gira ubumenyi mu gukoresha aya matara magufi. Hari kenshi, ni kenshi abantu bagiye bakoresha aya matara magufi nabi. Ndabaha urugero. Igihe ubutumwa bwo kwihana no kubabarwa ibyaha bwazaga mbere, mu bihe byashize, abantu bakoresheje amatara nabi. Hari abantu bamaze kwakira imbabazi z'Imana babivuga batyo, biyita ukundi, bitwa bababariwe n'andi mazina atandukanye. Ibyo nta kintu bitwaye, ahubwo mwumve. Bamwe abadamu bamwe bari bafite abagabo, baravuga bati no, ni gute nakwakira imbabazi z'Imana mbana n'umugabo utarakira imbabazi z'Imana? Ntabwo bishoboka, ntitwaryamana mu ishuka. Oya. Bamwe bahinduye uburyamo, abandi bakajya barara bambaye imyenda, abandi bakiyorosa amakuvureri yabo kugira ngo bataza kwanduzwa ibyaha n'abo bararanye batakiriye imbabazi z'Imana. Mbega kutamenya gukoresha amatara magufi. Benshi bakoresha amatara magufi bakora impanuka mu rugendo. Benshi baraguye, abandi bakoresha amatara magufi nabi. Bamwe bavuye mu ishuri nibirebire, twavuga byinshi. Abandi bariyahuye, abandi bicishije inzara. Amatara bamaze kwakira imbabazi z'Imana baravuga bati no, ijambo ry'Imana ravuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo umuntu atungwa n'amagambo y'Imana. Bafata umwanzuro w'uko ubwo bamaze kwakira imbabazi z'Imana nta mpamvu zo kongera kurya, bajya mu masengesho adashira. Bamwe bapfirayo. Uko ni ukutamenya gukoresha amatara magufi. Reka mvuge gato ku matara maremare. Iyo tuvuze amatara maremare tuba turi kuvuga iki? Amatara maremare ni ubuhanuzi.
ubuhanuzi ndakwibutsa ntabwo habanza amatara maremare, habanza amagufi. Umuntu abanza kwakira imbabazi z'Imana, noneho ubuhanuzi akajya yabwumva neza, akamenya no kubukoresha neza. Iyo kutamenya neza gukoresha amatara maremare byateje impanuka iteye ubwoba. Nabaho urugero, hari abantu nagiye kuvuga, hari abantu bamaze kubona isohora by'ubuhanuzi butandukanye, babona imidugudu bavuze iraje, amakarita faranga araje, n'ibindi byinshi biraje. Hari abantu badashobora kujya kubitsa muri banki uko byashoboka kose, hari abadashobora kwakira za ATM card, hari abadashobora gutunga amatelefone ngo umuntu yaba yakira ikimenyetso cy'inyamaswa, hari abadashobora kwakira identity card, indangamuntu, hari abadashobora kurya umunyu, nuvuga ngo hari benshi badashobora no gutega imodoka. Ubwo n'ubujiji kudashobora gukoresha amatara maremare. Ubuhanuzi ngumenye kubukoresha neza, ariko atari kubukoresha bwonyine, ntabwo ngo ubukoreshe ubukoreshanyije ndetse n'amatara magufi. Ubanza kwakira imbabazi z'Imana. Wamara kwakira imbabazi, nituvuga kwakira imbabazi z'Imana, umenye ko ari umuti w'Laodikiya, ni ukwakira umwuka wera. Umwuka wera iyo yageze mu muntu, dusoma Bibiliya iratubwira ngo umunyamakenga iyo abonye ibi bije, Imigani 22:3, umunyamakenga iyo abonye ibi bije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo. Niba warakiriye umwuka wera, ukaba warakiriye imbabazi z'Imana, ntabwo uzigera ugira ikibazo cyo kuyoba. Kubera iki? Umwuka w'Imana azakuyobora mu kuri kose. Kubera iki? Azajya kuyobora, uzagira ubushobozi bwo kumenya gukoresha amatara maremare. Hari benshi bagiye bakoresha aya matara nabi, birangira nabi. Hari irindi tara navuga rikomeye twagereranya n'itara ryo kwirinda, temperance. Bavandimwe, abantu benshi bagiye barangara, iri tara barikoresha nabi, birangira. Dufite urugero, mfite ingero ku bantu batandukanye bafashe imyanzuro. Hari abantu batarya umunyu, hari abatisiga amavuta, hari abadakaraba isabune, hari abatagira bate, hari abatatera ipasi, hari abatajya mu mashuri, hari abanza amashuri ngo ni ibimenyetso by'inyamaswa, ngo ni iki, ngo bagomba kwigira ku birenge by'ababyeyi babo nk'uko Yesu yigishijwe. N'iby'ukuri ababyeyi bagomba kwigisha, ariko se icyitonderwa, abantu benshi tugeze mu ikoni, kandi iyi nzira Bibiliya yavuze ngo naho yaba ari umuswa ntazayoba. Ariko benshi, kimwe mu bintu bigiye gutuma benshi bakora impanuka, ngiye kukivuga, ni ubujiji. Umuntu ati sindi bufate ATM card, sindi bujye kubitsa muri banki, ntabwo ndi butange mituwele de sante, ntabwo ndi bugire gutya na gutya, ntabwo ndi butanga amaraso, sindi buterwa amaraso. Ubwo ni ubujiji. Kandi ndakwibutsa yuko umuntu uzarimbuka kubera ubujiji. Ntabwo ubujiji buzigera bumubera iturufu yatanga ngo azabone ubugingo buhoraho, azarimbuka. Abantu bakoresheje amatara magufi mu bujiji, bakicisha inzara ngo bari gusenga mu ijuru, bakandika ko biyahuye, ntabwo bazajyanwa mu ijuru n'ubujiji. Oya, ubujiji ntabwo ari urwitwazo, kandi kimwe mu bintu bizatera ishungura benshi bagatakara ni ubujiji. Abantu bakeneye kubimenya. Temperance, kwirinda, ubutumwa bwo kwirinda ni ingenzi, ariko abantu bakeneye kumenya uburyo bwo kubukoresha ngo batarenga umurongo. Ndakwibutsa rero ko igihe tugezemo ni igihe cyo kumenya gukoresha amatara, ukamenya nubuhe buryo ngomba gukoresha amatara yo gusubira inyuma, nubuhe buryo ngomba gukoresha amatara maremare, nubuhe buryo ngomba gukoresha kamenabihu. Ndagira ngo mbibutse ko dukeneye, tugeze mu gihe cyo kwakira ubu bushobozi. Ubundi amatara maremare atuma nyine ubona imbere, ariko kamenabihu nayo irakenewe. Tugeze mu gihe cyo kwakira imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba, kugira ngo abana b'Imana amakenga abe yose, ariko amakenga atarimo ubujiji. Reka ubwo tugera ku musozo nongere nkwibutse, Bibiliya yavuze ngo hazabaho inzira nyabagendwa, izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazigera bayicamo. Icyo kintu ndagira ngo wongere ugiceho umurongo. Niba uzi yuko wanduye umutima, iyi nzira ntuzigera uyigendamo uko byagenda kose. Ukeneye kwemerera Yesu akeza umutima wawe, ku buryo nawe uzabwirwa ngo iyo nzira naho yaba ari umuswa ntazayiyoba, izitwa iy'ababandi bandese.
babandi bakiriye amatara, babandi bazi uburyo bwo kuyakoresha. Ndagira ngo ubwo turi muri iki gihe cya coronavirus, aho turi gufungura insengero, wirinde cyane udafata umwanzuro ugasanga umwanzuro wafashe ni umwanzuro wo gukoresha amatara maremare nabi. Ariko tekereza ukoresheje itara rirerire, amatara maremare mu mwanya wo gukoresha itara rigufi. Itara rigufi rituma ubona akaga kari hafi aho, itara rirerire, amatara maremare atuma ubona akaga kari imbere. None kamenabihu ni amatara atuma igihe habayeho igihu, imvura ni nyinshi nturi kubona imbere, ituma ubona imbere. Tekereza ukoresheje kamenabihu mu gihe hariho umucyo, mu gihe nta gihu kiriho. Urumva impanuka uri buteze. Icya mbere uraza guteza impanuka, uriteza impanuka wowe ubwawe, uteze n'impanuka mu muhanda. Hari abantu benshi bagiye gufata imyanzuro muri iki gihe igiye kugira ingaruka kuri bo ubwabo ndetse igira ingaruka no ku bandi. Turi muri uru rugendo aho turi kugana mu bwami bwo mu ijuru. Abo nagira ngo mbabwire uko turi kuvuga iby'uru rugendo, ndagira ngo nkubwire n'ikindi kintu. Uru rugendo, imwe mu mpamvu iri gutuma, kimwe mu bintu biri gutuma abantu bari gukoresha amatara nabi, aya matara y'urugendo bakayakoresha nabi, ni ikibazo cy'ubunyeshyamba. Nigeze kuba ntwaye moto, nuko nari mpetse madamu, nuko moto yari yanjye, carte jaune ari yanjye, nuko umumotari umupolisi aramfata. Yari afite inyenyeri nk'ebyiri ndamureba. Zana perimi ntayo, kuko nawe nagiraga. Zana perimi ntayo, asiranse yo nari nyifite. Akareba ibintu byose mu mazina yanjye, ariko ahigahiga icyitwa perimi ntacyo. Uwo munsi nibwo nari mvuye gukorera provisoire. Ndamwinginga mbabarira, yanyandikiye 50,000. Mbabwije ukuri, 50,000 uwo mupolisi yanyandikiye yandenganyije. Ahubwo namusabye imbabazi arazinyima nyine. Ariko nyine urumva nari umunyamafuti kandi simburana. Ibyo 50,000 uwo mupolisi yanyandikiye n'uyu munsi gap cyangwa se icyo cyabyo ntabwo cyabura kuba kikingiraho ingaruka. Hari amafaranga agomba kuba wapangiye wayakoresheje ibindi, urayatanze yajyanye mu bindi, ntabwo ingaruka zabura kubaho. Ntabwo rero icyo nshaka kubabwira ni iki. Nkubwije ukuri ko muri urugendo rwo mu ijuru, nk'uko nanjye nari inyeshyamba icyo gihe, ndababwiza ukuri yuko urugendo rujya mu ijuru, igihe cy'inyeshyamba, inyeshyamba ni kuvuga n'abantu bagenda batagira perimi. Uzi ariko iyo udafite perimi, nuba ariko ntawe mfite, narakuzi maze gutsindwa kangahe. Umva icyo mvuga, n'ubu motivitse mu nzu. Uzi kuba utagira perimi, ubunyeshyamba buragatsindwa. Moto nayo isohoje ubundi namaze igihe ntahari, nyisohoye ngo nyatse yanga kwako. Uzi impamvu ni ihe? Ni ukubera ubunyeshyamba. Reka tuhigira icyigisho gikomeye. Urugendo rujya mu ijuru, inyeshyamba ukurikije ikoni tugezemo, ni ukuri ndababwiza ukuri yuko igihe cy'inyeshyamba cyararangiye, ikoni tugezemo. Umuntu niyibwira ngo agiye gukora urugendo, muri uru rugendo rujya mu ijuru kandi ari inyeshyamba atagira perimi, nkubwije ukuri araza gucana amatara nabi, acana amagufi mu mwanya w'amaremare, acane kamenabihu mu mwanya w'amagufi. Ibyo biraza kurangira bimugizeho ingaruka kuri ubwe ndetse no ku bandi bagenzi. Ushaka kuvuga iki mugenzi, muvandimwe turi kumwe muri iki cyigisho kivuga nk'uko mikuruta Yosuwa, waba warakiriye perimi ko turi kujya mu bwami bwo mu ijuru? Ufite perimi ijya mu ijuru? Perimi ijya mu ijuru sugira ngo ni iyi, ukeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Icyigisho kiravuga ngo ukomeye kuruta Yosuwa umufite muri we aba afite perimi. Perimi se ni iki? Ni uruhushya. Urumva atari uburenganzira? N'uburenganzira ni permis. Harimo biva ku nshinga yitwa permettre niba nibuka neza. Hariho n'ijambo permission, uruhushya. Abantu bakeneye kwakira iyi permission. Permission sijya uruhushya rujya hese? Uruhushya rujya mu bwami bwo mu ijuru. Igihe n'iki ngo abantu bamenye niba barakiriye uruhushya rujya mu bwami bwo mu ijuru, bamenye niba ari n'inyeshyamba ziri kujya mu ijuru. Inyeshyamba zijya mu ijuru, hari igihe abapolisi bakora umukwaho wo guhiga inyeshyamba. Ndibuka igihe kimwe nari mvuye i Kigali, nari nasize moto ahantu, nuko rimwe nari
icyo gihe nanone nari najyanye na madamu nuko muhetse ngiye kubona mbona numva umuntu aramburiye, hari ibimenyetso byo mu muhanda, inyeshyamba buryo ziramenyana. Hari igihe uhura n'inyeshyamba mugenzi wawe cyangwa se ugahura n'umuntu uzi kugenda neza akakubwira ati nyamuna hari uburyo aguha akamenyetso, menya yuko imbere ishyamba atari ryera. Nuko nakoze iki, nahise mfata moto pamba nyikatishije mu gihuru, nuko kuko nari bugufi bwo kugera mu rugo mamagara abandi bantu ntinyamuna zana moto yanjye ndayifite hano, uzane n'undi mumotari baze bantwara. Mbega ubunyeshyamba ukuntu ubuvunaye baba we, uzamahwa kujomba, uzi moto yawe uburyo yica cyangwa se imodoka yawe uzi biteza ibibazo. Reka none uzagonga umuntu apfe kandi utagira perimi. Ubunyeshyamba buteje ibibazo. Ndagira ngo mbabwire, niba mwisi ubunyeshyamba buteje ibibazo, utekereza yuko inyeshyamba ziri kujya mu bwami bwo mu ijuru zizahahinguka? Hari umukwabu ntekereza ko igihe n'iki cyo kugira ngo abamarayika b'Imana, umwuka w'Imana akora umukwabu mwinyeshyamba ziri kujya mu bwami bwo mu ijuru zidafite perimi, zidafite uruhushya rwo kujyayo. Uruhushya ndi kuvuga nurwo Yesu yitangiye ubwe. Yesu yarivugiye muri Yohana 14 avuga amagambo akomeye avuga ngo nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Yohana 14 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyo abadahari mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati databuja ntituza hujya, inzira twayibwirwa n'iki? Umurongo wa 6 Yesu aramubwira ati nige nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanya. Amena. Niwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe akakubamo, azakubera perimi, uzajya ugenda, uzaba ufite driving license, uzajya ugenda nta bwoba, nta bintu byo mu gihuru na oya. Niyo mpamvu niba mu mibereho yawe ya gikristo uba wumva ufite ubwoba, umenye yuko ufite ikibazo, uri inyeshyamba. Ku mpamvu ki uri inyeshyamba? Ukeneye gutekereza ikintu Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8. Yandikiye Abaroma igice cya 8 umurongo wa 15 amagambo avuga ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha abadata. 16 umwuka w'Imana ubwahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Niba rero ufite ubwoba vandimwe, ubwo bwoba hari icyo busobanuye. Birashoboka yuko uri inyeshyamba. Ndagira ngo wibuke ikintu Bibiliya ivuga. Niba ufite ubwoba, Ibyahishuwe 21 umurongo wa 8, ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja y'akumuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Inyeshyamba zigira ubwoba ye babawe. N'ubu ngubu hari igihe njya kwegura moto ubwoba bukaza, ariko ikinteye ubwoba muri iyi minsi cyane ni ikivuga ngo ndamutse ngoze umuntu agapfa. Nicyo cyatumye moto nyireka pe, cyo sinihagarare. Ariko inyeshyamba zigira ubwoba. Niba inyeshyamba mu bigaragara zigira ubwoba, bite n'inyeshyamba zo mu buryo bw'umwuka? Ni ukuri ntuzigera uhinguka mu bwami bwo mu ijuru niba uri inyeshyamba. Tekereza imyaka umaze muri urugendo rwa gikristo uri inyeshyamba, kandi ntuhwema kugenda ucana amatara amaremare amagufi kamena bibayo kubisikana n'iki. Kandi ntabwo tekereza impanuka wateje mu nzira, abo wagushije bangana iki, ibyo wangije bingana iki, ibyo wiyangije bingana iki. Rero aka kanya reka nongere nibutse abantu yuko ubuhanuzi bwonyine, kububuzi bwonyine nk'amatara maremare ntabwo byatuma uzagera mu bwami bwo mu ijuru. Reka kano kanya nongere nsaba Imana kugira ngo idushoboze kuba mu ruhande rwayo. Ndagira ngo nsoresheje isomo riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 35 ngeze ku murongo wa 39. Ariko hari ibintu nshaka kuzirikana. Icya mbere nshaka kuzirikana, zirikana amatara mu rugendo rujya mu ijuru, umenye uburyo bwo kuyakoresha. Tena uzirikane perimi, uburyo ukeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Yesu niwe perimi, niwe uguha uburenganzira bwo kwinjira mu bikari byo mu ijuru. Ntawe uzigera uhinguka niba utaramwakiriye mu bugingo bwawe. Ikintu ugomba kumenya, zibukira ubuzima bw'ubunyeshyamba. Isomo dusorezaho Abaheburayo 10:3-5 kugeza 3:9.
nuko rero nimuta ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho dufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Mana, tugushimiye amagambo meza utwigishije, tugushimiye cyane yuko ukomeye kuruta zuba, kandi ukaba wifuza ko twinjira mu bwato butwawe nawe. Mwami Mana, duhaza ubuzima bw'ubunyeshyamba, kubaho tutagira perimi, kubaho tutagira Yesu, turabihaze. Mwami, udushoboze kwakira Yesu, kandi dushoboze kumenya gukoresha aya matara neza, kandi twese tuzahure mu bwami bwawe mu izina rya Yesu. Amen.